Yesu ashimwe, bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Tunejejwe n'Imana ko iduhaye kandi umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryayo. Tubonye mwene data tugiye kuri tuganiriza, reka tumuhe umwanya atwibwire, abasuhuze, hanyuma tumusengere atangire tuganirize ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Haleluya. Amen. Muraho neza. Nitwa Noheli Emmanuel. Ndahangaha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Yesu aguhe umugisha. Reka dutangire tukuragiza Imana, hanyuma utuganirize ku ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nkuru, Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga nyinshi kandi Mana y'ubushobozi bwinshi, tunejejwe cyane n'umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Byanditswe byera byose byahumetswe nawe kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Nyemerera rero ijambo ryawe rigira umumaro, ijambo ryawe kuba ryumva n'abazaryumva hazaza bazunguke, kandi umwuka wera arushaho gukangura imitima. Bari basinziriye bakanguke, bari bacitse intege bongere kugwiza imbaraga. Umwuka wera yongere kugarura ibyiringiro ku bari babitakaje, kandi umwigisha w'ijambo ntaba ari we, ahubwo umwuka w'Imana icyo ashaka kubwira ubwoko bwawe aba ari cyo twumva. Umushyigikire, ni ukuri umukoreshe kugira ngo twunguke. Tumusabiye gutyo twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice ni 19, umurongo wa 17 aravuga ngo asohoka yikoreye umusaraba agera ahantu hitwa i Nyabihanga, mu Baheburayo hitwa i Gologota. Bamuhambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda barasohoka, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Dusomye ijambo ry'Imana, twavuga ko ari makeya kandi twavuga ko ari menshi. Iri jambo intego narihaye cyangwa se insanganyamatsiko yaryo ni uko icyo Yesu yanditse yacyanditse. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Turaza kureba ese Yesu yaje muri iyi si azanywe n'iki? Ese ageze kuri iyi si ni ibiki byamuranze? Turaza kureba mbere y'uko aza kuri iyi si n'igihe yahamaze, turebe ibyamuranze, turebe n'uburyo yazamutse. Insanganyamatsiko nari maje kuyivuga ko icyo Uwiteka yanditse ku buzima bwawe yacyanditse, ntawe ushobora kugihindura. Ubundi Yesu yaje, inama mu ijuru yarateranye, ubwo abantu bo muri iyi si bari bafite ikibazo cy'uko nta mucunguzi bari bafite. Ijuru rimaje guterana ashaka uwaza gucungura umuntu, babona ko Yesu ari we ugomba kuza gucungura umuntu, kuko hambere ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, kuko Satani yari amaze kwigarurira isi n'abayituye. Yesu arangije yemera gusiga icyubahiro cye mu ijuru,
yemera kuza muri iyi si, yemera kuvuka nk'abandi bana, akura nk'abandi bana. Ubwo yari agize imyaka 30 nibwo yaje kubatizwa. Amaze kubatizwa hashize indi myaka 3. Iyo myaka 3 harimo umwaka wo kwamamara, harimo umwaka wo gutozwa, hakabamo n'umwaka wo kugeragezwa. Umwaka 33 rero nibwo baje kumwanga, baza gupanga kumugirira nabi kuko yakoze neza ariko ntibamwemera. Ariko mu by'ukuri Yesu icyari kimuzanye yari ukugira ngo aruhure abarushye, kuko n'ijambo muri Matayo 11:28 haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo mwese nimunsange ndabaruhura. Nuko Yesu mu mwaka 33 nibwo bashatse kumugambanira, ari Yuda ubigizemo uruhare, ariko nubwo byabaye byari kugira ngo isezerano ry'Imana risohozwe. Nuko bamucisha mu babishinzwe kumucira urubanza, twavugamo nka Pilato. Pilato rero niwe wari umuyobozi muri icyo gihe. Arangije amucira urubanza, ariko akababwira ati uyu mwana w'Imana nta cyaha tumubaraho. Ariko abari aho ngaho, abatambyi bakuru n'abandi, baravuga bati uyu nguyu nabambwe, nk'uko n'ubundi icyari cyamumanuye mu ijuru ari ukugira ngo adupfire. Nuko ibyo bimaze kuba, Pilato arangije abonye nta kundi yabigenza, aramutanga kuko bari bamaramaje. Nuko rero mu gihe hari urwandiko Pilato yanditse, arushyira hejuru ku musaraba, yandikaho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Nibwo Abayuda bavuze bati ibi ngibi ntabwo ari byo, ahubwo mwandikeho ko yashatse kwigira umwami w'Abayuda. Byumvikana ko tugeze ku ntego yacu. Ijambo ritubwiye ko intego, twavuze ko icyo yanditse ku buzima bwawe Uwiteka yacyanditse. Ntago abaguhiga cyangwa se abakurwanya ntago batuma icyo Imana yagambiriye kidasohora. Ubundi urimwo umugambi w'Imana, ibintu bimuranga ni bitatu: nuko ageragezwa kandi akigishwa kandi akarwanywa ariko ntatsindwe. Kandi nubwo abantu bakwanga cyangwa bakaguhiga, undi uriya muturanyi wawe cyangwa uriya ukuzira ntabwo ari we, nawe si we, ahubwo n'umukoreramo. Iyo akwanze nawe ukamwanga, uba ufashije Satani kwamamaza ikibi. Bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, kandi icyo Imana yakugambiriyeho nukirinda ukagikomeza, nta kabuza kizasohora. Abakwanga ntabwo bazakibuza kugisohoza. Wigerageza urimo jya utumbira Yesu, umuhanga amaso, kuko Yesu yaje kudupfira, kandi icy'agaciro gikomeye ni uko urupfu rutamuheranye. Twari dushiriye ku giti, ariko twakiriye ku kindi ubwo Yesu yemeraga kutwitangira. Yesu rero bamara kumubamba, hari umusirikare umwe. Icyo ni igitangaza cya mbere Yesu yakoze ubwo bamaraga kumubamba. Hari umusirikare umwe wari ushinzwe kureba neza ko abo babambye bapfuye. Arangije afata icumu rye arishinga mu rubavu rwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Harangije mu rubavu rwe havamo amaraso avanze n'amazi. Ayo maraso avanze n'amazi, uwo musirikare yari afite ijisho ryahumye. Ayo maraso avanze n'amazi amutonyangira ku jisho, rya jisho rihita ritangira rirareba. Ariko dushimiye Imana ko Yesu wacu urupfu rutamuheranye, ntabwo yahezeyo nk'abandi, ahubwo we yarapfuye. Amaze gupfa nibwo bamushyize mu gituro. Hashize iminsi 3 nibwo umwami wacu
yaje kuzuka. Harimo akizuka yiyeretse Mariya Magadalena, kandi yiyeretse n'abigishwa aho ngaho. Mariya Magadalena yamwiyeretse akimara kuzuka. Ubwo Mariya Magadalena yagendaga agasanga umwami we ntawe uhari, nibwo yasanze abamarayika babiri bari aho ngaho, umwe ari ku gituro ruguru, undi ari hepfo. Arangije arababaza ati umwami wanjye mwamusize hehe ngo njye kumuhazana? Arangije baramubwira ati icyo ushakira umuzimu mu bapfuye. Ageze hirya abona umwami Yesu Kristo arimo atembera ariko ntiyamenya uwo ari we. Arangije aramubaza ati nta mwami wanjye ubonye? Arangije amubwira mu ijwi rirenga. Akimwumva ahita amenya ko ari umwana w'Imana, ahita amubwira ngo databuja, databuja. Abandi yabonekeye kuko akimara kuzuka yamaze iminsi 40 mbere y'uko asubira mu ijuru. Abandi yiyeretse, yaje kwiyereka intumwa havuyemo Tomu, kuko Tomu atari ahari. Amaze kubiyereka baraganira barishima kuko bari bacitse intege. Bwa kabiri yongera kugaruka Tomu ahari. Bwa gatatu yongera kubigaragariza. Hari umunsi umwe Yesu akimara gupfa, mbere y'uko abigaragariza bari bamaze gucika intege kuko umwuka wera yari atarabamanukira. Bari bamaze gucika intege bavuga bati noneho ubwo umwami wacu apfuye, twebwe tugiye gukurikiraho. Ariko dushimiye iyi Imana idahemuka. Dushimiye iyi Mana ko umwami wacu Yesu urupfu rutamuheranye. Dushimiye ko yanazutse akagenda yiyereka bamwe muri bo. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka atangire kukwiyereka guhera uyu munsi. Jya ubwira Uwiteka akwiyereke mu bicuku bya nijoro, akwiyereke ku manywa, akwiyereke mu bibazo, akwiyereke mu makuba, mugendane. Haleluya. Dushimiye Yesu wacu Kristo kajya atwiyereka, akatwiyereka mu bibazo, akatwiyereka mu ntambara, akatwiyereka mu makuba. Yesu wacu turamushimiye ko icyamuzanye muri iyi si yaraje kugira ngo abarushye n'abaremerewe bose bamusange. Navuga ngo ibibazo byawe, amakuba yawe, aho kubibwira bene wanyu cyangwa ngo ubibwire inshuti zawe zikumvira ubusa, bibwire Yesu wenyine, kuko Yesu niwe muvandimwe wacu. Yaravuze ngo turi muri we, nawe akaba muri twe, nawe akaba muri data cyangwa se mu Mana yacu. Dushimiye iyi Mana rero ko ijya itwitaho ikatugira neza. Ariko ndakubwiye ngo icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Turatanga ingero z'abantu Imana yagiye yabasezeranya ibyo ibasezeranyije ikabisohoza. Bafata urugero umwami wa kabiri wa Isiraheli ari we uzwi ku izina rya Dawidi. Yabayeho nabi, iwabo baramwanga, bagira naho bamwohereza mu ishyamba bajye kuba umushumba uragira intama. Ariko tugiye mu mateka tukayinjiramo neza, ubundi abashumba iyo bajyaga kuragira bagumagayo, noneho abasigaye mu rugo nibo bajyaga bajya kubashyira ibyo kurya. Dawidi rero yari umwana mutoya ariko akubaha Imana kandi n'Imana ikamwubaha. Ndagira ngo nkubwire ngo nushishikarira kubaha Imana, ugashishikarira gukora ibyo Imana ishaka, ndagira ngo nkubwire ngo Imana izagukorera ibyo wowe utakibashisha, iby'imiryango yawe itakubashisha, iby'abakomeye batakubashisha. Dushimiye iyi Mana ko ijya ishobora iby'abana b'abantu bananiwe. Kandi dushimiye umuririmbyi niwe waririmbye ngo ngaho data na mama batabaye, Uwiteka yarahabaye araturengera. Ahari icyo abantu bakubonamo birashoboka ko atari cyo Imana ikubonamo. Abantu bashobora kuba bakubona ko uri imburamumaro, ariko Uwiteka uri uwo kubahwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo
guhishwa amabanga y'Uwiteka. Dushimiye Imana rero ko Dawidi yamurereye mu ishyamba, ariko igihe kigeze ihagurutsa uwitwa Samweli. Samweli ni umucamanza wasimbuye uwo twita Eli. Arangije Imana isanga Samweli aramubwira ati genda wimike Dawidi kuko ari we umutima wanjye wishimiye. Dushimiye iyi Mana ko yabikoze. Ndagira nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Komeza wizere Imana kandi ugume mu masezerano. Tugiye gusenga Imana tuyibwira twambika imbaraga zo kugira ngo tugume ku masezerano, kugira ngo dushikame ku cyo yatubwiye, kandi ibyo yatubwiye no kubikora izabikora. Icyo Imana yatugambiriyeho izagikora. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana itwitayeho, uri Imana izi kurinda. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, umwanya wo kuvuga ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugushimiye kuri Imana izi kurinda. Warinze Uwiteka Imana ikomeye igihugu cyacu, urinda ababyeyi, urinda abagabo. Uwiteka tugushimiye ko waturinze muri rusange, ntuhabwe icyubahiro. Uwiteka Mana yacu rero, ijambo ryawe ritubwiye uburyo tugomba gukiranuka, kandi Uwiteka Imana ikomeye utubwiye ko icyo wadusezeranyije no kugikora uzagikora. Mu yandi magambo, icyo wanditse utubwiye ko wacyanditse. None Uwiteka Imana ikomeye, iri jambo hari abantu benshi baryumvishe, ariko Uwiteka Imana ikomeye nubahe gukomerera mu buntu bwawe, ubahe gukomeza icyo bumvishe, kugira ngo Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, bakomeze kukwizera kandi bakomeze gukora ibyo gukiranuka. Urakoze rero, ukomeza kuganza no gutegeka. Urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko wadushyigikiye. Ntuhabwe icyubahiro, amavi yose nagupfukamire, indimi zose ziguhimbaze. Komeza kuganza no gutegeka, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze.